by'igipinda abantu barimo gutera ngo nyuma y'umuzuko nutazuka uyu munsi uri mu mubiri na nyuma y'umuzuko ntago uzazuka. Oya, nudakira uyu munsi uri mu mubiri na nyuma y'imanda ntago uzakira. Birasaba ngo dukire uyu munsi turi mu mubiri, turi no mu bugingo, turi no mu mutima uri mu mwuka w'Imana. Ushaka uriho ariko ubwenge karemano bw'Imana buba muri twe, ntago tubwiga. Yego rata, ntago tubwiga ahubwo tubana nabo. Ni nawo muhamagaro, ni nawo muhamagaro mu bizera. We mu rusengero bagera mu kazi bakaba abaforoderi bakiba. Niyo mpamvu ubona muri iyi minsi ibintu bitangaje batuburiye icyizere, kuko icyizere batugiriraga turashaka kwiba kuruta kuvuga Kristo ngo aduheshe agakiza muri bo. Tugacisha ibiganiro, indirimbo, ubutumwa bwiza, kandi abantu benshi bajya batubwira ko bahembutse. Rero wowe uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, uri burasirazuba, ukaba iburengerazuba, Imana iguha umugisha. Wowe uri mu Rwanda rwa Kigali ari wo murwa mukuru, turakwifuriza ineza y'Imana. Kandi wowe uri ku mbibi, hafi y'imbibi z'u Rwanda, z'ibihugu by'abaturanyi, Burundi, za Kongo, za Uganda, za Kenya na za Tanzania n'ahandi, wowe uri kuri ya migabane yo hanze, za Burayi, za Amerika n'ahandi, Imana ikugire neza kandi Imana iguha umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Noah, muramumenyereye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Kuri izi mbuga akunda gucishaho ijambo ry'Imana kandi muramukunda kuko abigisha ijambo ry'Imana ibintu bikagenda neza. Rero Imana yaramuhamagaye, nacyo cyatumye imurinda, kuko yamurindiye ijambo yamushyizemo kugira ngo akomeze atuganirize. Pasiteri Noah, amahoro y'Imana nabane nawe. Imana ishimwe. Nawe meze neza? meze neza. Twari tumaze iminsi tudaherukana. Hari hashize igihe. Ariko twongeye kubonana. Uyu ni umugambi w'Imana, ntago nabiteganyaga, kandi nawe ndatekereza ko utabiteganyaga. Ariko Yesu we yari yarabiteguye. Imana iguha umugisha. Imana ishimwe. Duherukana mu bihe bishize ufite ubutumwa rwose pe. Nkanjye ukunda ijambo ry'Imana cyane, bwari ubutumwa bwiza ariko kandi bukomeye, kuko bwaba ubutumwa bubwira abantu kwihana no guca bugufi no kugaruka mu mwanya mwiza bakagarukira Imana. Kandi buriya butumwa hari abantu babukunda, hari n'abatabukunda, kuko hari abatunzwe n'ibyaha. Buriya ngo iyo ubabwiye buriya butumwa, buriya ngo buri kubicira akazi. None se twaje guhombya Satani nk'uko nawe ahombye Imana agira ngo agushe abera b'Imana. Ni ngombwa. Rwose hari abantu kubera ko ubabwira uti nimuve mu byo murimo, buriya nk'umuntu ubona amafaranga, mbese akaba yibereye mu gusinda no mu bindi bintu nk'ibyo, iyo umubwiye ngo bireke akureba nabi, kuko urumva uba urimo kumukura ahantu yumvaga we ameze nk'unezerewe. Araga wibitsinda. Yaravuga ngo umusambanyi wese ntabwo azinjira mu bwami bwo mu ijuru, kandi utuka izina ry'Uwiteka ntabwo azajya mu ijuru. Ibyo rero biri muri bimwe mu bintu ngiye ngukundira, kuko ubabwiza ukuri. None ubugisha ukuri rwose. Twari muri bo, dukorwa muri bo, kugira tubabwire inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kandi ikindi biravuga ngo twitandukanye, ntabwo bivuze kwitandukanya ko turi butandukane nabo, ahubwo ni ukwirinda ibyo bakora, ariko tubana nabo kugira ngo tubabwirize ubutumwa bwiza bwa Kristo. Noah, uyu munsi wa none uri umwe mu bavugabutumwa bavuga ubutumwa bwiza hatarimo izindi nyungu zo kuvangira abantu kugira ngo yenda ugire ikindi kintu bakuraho. Kandi ikindi uri umwe mu bantu babaye iriya
ubwo iyo mvuze iriya mba mvuze aho turi gukura abantu uyu munsi wa none kuko uvuze uti natwe uri umwe mu bantu babaye iriya. Bibiliya yarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ukiri iriya wumvaga nta mahoro ufite cyane. ndagira ngo ubwire abantu uyu munsi wa none, ubabwire itandukaniro ryo kuba mu gakiza no kutaba mu gakiza, kugira ngo baze kumenya cyangwa bamenye uruhande bagomba guhereramo bave mu rujijo. Murakoze cyane. Itandukaniro rihari nuko iyo uri mu gakiza ugira amahoro, yego, kandi n'ibyishimo, kandi ukumva uguwe neza hagati y'abapagani n'abatizera, wowe uba unezerewe, yego. ariko iyo baturebye batubona nk'abatagira ubwenge, ariko turi abanyabwenge imbere ya data waduhamagaye akadukura muri bo, akaduha kugendera muri kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi wa none abantu bavuga ijambo ry'Imana ry'ukuri barasuzugurwa, ariko n'uwo twakurikiye baramusuzuguye ntibamwemeye. Baramusuzuguye kandi ni ukugera ikirenge mu cya Kristo cyane. Niba yaratutswe natwe tugomba gutukwa, niba yaratotejwe tugomba gutotezwa, niba baramurenganije, niyo bamwita Bezebuli w'abadayimoni natwe bagomba kutwitaba. niyo mpamvu birirwa bavuga ngo mwaravangiwe. Twaravangiwe, ariko abavangiwe bakavuga ko bahawe poromosiyo. Ariko poromosiyo itandukanye no gucungurwa na Kristo. Yego. Kuko n'ab'isi poromosiyo barazitanga, ariko barangiza bakitura nabi abo bakorana nabo. Ariko twe muri Yesu ibyo batubwira byose ajya bihindura bikaba ibyera, kuko natwe turabera. Nicyo rero nkundira Yesu. Umaze igihe kinini ukorana n'Imana tuvuga, ukorana na Yesu n'umwuka wera n'Imana yacu dusenga, ariko kandi hari igihe nanone kinini wigeze kubamo ukorana na Satani. Ese abantu bari gukorana na Satani uyu munsi wa none bashobora kuba bagira uburyo kirunaka bakumva inyigisho zawe ubabwira uti ngeho hano narahahoze narahabaye nta kiza gihari, bashobora kuba bakwemera bakavuga bati reka dukurikire Nowa turabona aguwe neza bitewe nuko tumureba bakurikije nuko wari umeze muri icyo gihe, bakavuga ati turabona Nowa aguwe neza reka tumusange, cyangwa babyemezwa nuko wabaganiriza yenda ukababwira muri bimwe mu byo uhagazemo uyu munsi by'amahoro ubona mu mutima wawe, ariko batabonera inyuma, kuko iby'inyuma byo bashobora kuba babireba bakabona Nowa yarakennye yari umukire, Nowa yaracuruzaga arahomba, ariko ukababwira uti Nowa mwabonaga icyo gihe nubwo nacuruzaga ntago naryamaga ngo sinzire, nubwo nacuruzaga ntago nari nguwe neza, ariko uyu munsi wa none mfite uburyo mbayeho kandi mbayeho neza ndashima Imana. Ibi bintu bashobora kubyumva bakagubwa neza. Ubundi ndagira ngo nkubwire ibintu ni bibiri. Yesu ubwo aravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ikindi kandi ndagira ngo nkubwire turi mu isi nta mukire uhari, nta n'umukene, bose baguwe nabi, ahubwo uguwe neza nuri muri Yesu by'ukuri. Amen. Ni ukuvuga ngo aho bari nubwo bo bibwira ko bameze neza, bameze nabi cyane, bameze nabi cyane, kuko nawe icyo gihe twese tuvuga gutya hari aho twavuye, hari aho twavuye, hari aho Imana yadukuye. Niba twarararaga mu kabari tukarara tubyina, mu by'ukuri uyu munsi wa none nubwo tutari kubyina mu kabari turi kubyinira Imana, twararaga tudasinziriye turaryama tugasinzira, imitima yacu igatuza, rimwe na rimwe twabaga n'imiryango tumeze nk'abayitaye tutayitayeho, uyu munsi mu miryango tumeze neza, turabanye turazuhuzanya tumeranye neza. Numva ibyo ngibyo ari byo ushaka kubabwira ngo nibwo bukire mbese butagaragarira amaso y'umuntu. Urakoze cyane. Ndagira ngo nkubwire kera twagiraga inzigo, yego, tugahora abo twahanganye nawe, ariko ubu ntawe wahangana nawe ngo ujye kubimuhora, ahubwo wowe urigendera. Iyo ugiye kuvuga ngo urabimuhora ntago ari byo, dore cyane ubutumwa bwiza buri kwicwa n'abakijijwe.
kandi buri kwicwa n'ababeshyera Yesu. Kuko icyambere nkunze kubona aho umuntu avuga ngo arakijijwe ariko yarangiza akafata ijambo rimwe ngo nge ndagukubita nindangiza ngo nsubire kwihana, cyangwa ndashyira agakiza hasi nze nkumene nindangiza nge kwihana. Ntabwo akari agakiza, ntabwo ari agakiza, biriya ni ubushishuzi. Yego, ni ubushishuzi. Yes. Kuko iyo tubirebye neza Yesu yaraje ababarira abamwumva n'abatamwumva kandi akomeza n'abamwumva. Kandi arangije mu gitangaje hari ijambo rikomeye yavuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umwana azi kuri umugabo utakimushiye aba azi yuko ntacyo wakoze, azi ko byananiye, azi ko byakunaniye. Ariko si uko byakunaniye ahubwo ni uko wagiye guhahira utabibonye, byanze. Rero ikindi ngira ngo nkubwire, uyu mwana ni ukuvuga ngo Imana yaremye umuntu imukunze, Satani nawe agira ishyari kuko umuntu yari afite ububasha imbere y'Imana buruta ubwa Satani. Yego. Niyo mpamvu rero Satani no kugira ngo abone umwana w'umuntu yihanze mu kiremwa cyitwa inzoka. Kuko buri inzoka yaravugaga, ibintu byose kera byaravugaga. Ariko nyuma umuntu amariye gucumura n'ibintu bihita bigira gute erere. Niyo mpamvu iyo dusomye ijambo rivuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ariko abamwemeye bakizera izina rye abo nibo yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nubwo bakoze ibyaha bose ntibashyikira ubwiza bw'Uwiteka, ariko abamwemeye, abemeye uwo mwana waje ari we Yesu Kristo, ari we waje agakomeretsa, urumva, akamena umutwe iyo nzoka, yarangiza kandi na Satani nawe akamukomeretsa agatsitsira. Burya ni igihe Yesu yazaga aje kuducungura, avukira mu nda yande ya Mariya. Mariya umugore utarigize ubonana nande n'umugabo. Niyo mpamvu rero avuze ngo nawe ruzamukomeretsa. Ariko inshingano yo kunesha muri we arazuka. Satani akorwa n'isoni. Arangije Yesu amurusha imbaraga, arangije mu cyabayeho mu kurusha imbaraga, arangije arazuka akiza abarushye n'abaremerewe kandi anazura ba bandi bamwizeraga. Niyo mpamvu dufite ubushobozi muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu turyama tugasinzira tukagira amahoro. Abanyabyaha bakihishamo ariko ntibabe muri Yesu, bakazavumburwa. N'ubundi baraza ariko bagakomeza bakamera kwa kundi. Oya, baza bataza Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Yego, cyo nicyo muri Yeremiya. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, waba warize waba utarize, icyo usabwa ni kimwe, ni ukugendana nande na Yesu. Amen. Kandi ugakorera muri Yesu. Kandi ikindi, Yesu ni umunyembaraga, umurimo by'ukuri arahirwa, kandi uwo ni uba amahoro masa. Ikindi ndagira ngo nkubwire, utizera uwo mwana Bibiliya ivuga ngo azacirwaho iteka. Ntabwo ari ukwizera amafaranga, ntabwo ari ukwizera amazu, nta nubwo ari ukwizera ibyo dutunze, ahubwo ni ukwizera uwo mwana. Yego, ari we Yesu Kristo. Amen. Amen. Noneho hano rero muri Luka, ari naho turi busubikire, haravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yego.
iryo yavugiye mu itangiriro ni naryo ikomeje kuvugira mu ntumwa zayo no mu bahanuzi bayo. Niyo mpamvu idahinduka, ariko abo yaremye bajya bashaka guhinduka, ariko abadahinduka bagakomezanya nawe urugamba. Imana ishimwe. Amen. Amen. Kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Nicyo cyatumye tuva muri biriya byaha. Yego. Hariya twari turi. Kuko yaravuze, imaze no kuvuga, ishyira mu bikorwa. Rero niyo mpamvu natwe tugomba kuba muri we, nkuko natwe yaducunguye. Mu buryo bw'umubiri ntitwamwizeye, ariko waza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubugingo n'umutima, byose abikoreramo, araducungura. Kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Niyo mpamvu natwe abamwizeye tutagomba guhera, tuzabana nawe iteka ryose. Imana ishimwe. Rero Imana niyo kwizerwa kandi niyo kubaho. Amen. Amen. Uyu ni Luka wari urimo aje i Yerusalemu, aje kugira ngo yiga, hageze asanga hari abari gukora imirimo n'ibitangaza ngo batize. Ntago kwiga ari cyo cyerekana ko wumvira Yesu, ahubwo kumvira Yesu ni ukushyira mu bikorwa. Iyo wize ukamwumvira ukora byinshi byiza, ariko nawe nubwo wamwumviye utakoze byinshi byiza utarize, ukamwumvira, ibyo wakoze bihesha Imana icyubahiro kandi ukazabana nawe. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ngiki kimana iri kudusaba. Nicyo tukaba muri we aho dukorera, tukaba muri we aho turyama, tukaba muri we aho tugenda, tukaba muri we aho tuvuga, tukaba muri we aho dukorera hose, kuri tere iyo ariyo yose, tukaba muri we. Nicyo dusabwa. Ariko benshi kinangaza bari kuba muri we mu rusengero, bagera mu kazi bakaba abaforoderi, bakiba. Niyo mpamvu ubona muri iyi minsi ibintu bitangaje batuburiye icyizere, kuko icyizere batugiriraga turashaka kwiba kuruta kuvuga Kristo ngo aduheshe agakiza muri bo. Ariko abamwizeye bo bakizera izina rye, abo yabaye ubushobozi kandi ntibahinduka, bahoraho iteka ryose nkuko nawe ahoraho iteka ryose. Niyo mpamvu tutazapfa. Tuzabaho. Hari abantu benshi bibaza icyo kintu, kuri iki kintu tuvuze cyo kuba Luka yaragiye azi ko agiye kwiga, cyangwa se ariko agasanga hari abantu batize bari gukora imirimo. Hari abantu bibaza bakavuga ati bariya abantu ko tuzi ko batize no gusoma ko bahengereza, ariko bavugana n'Imana mu buhe buryo? Ubundi abantu bazi ko ngo kuvugana n'Imana ari uko waba nguru umuntu ukomeye warize, mbese ibintu nk'ibyo nawe urabyumva. Aba bantu wababwira iki bakamenya ko Imana no kwiga Urakoze cyane. Ubundi nakubwiye ngo n'abamwemeye bakizera izina rye, n'abamwemeye, ntago ari abizi. Utandukanye. Kwiga ni ukushaka ubwenge, ariko burya ntiwashaka ubwenge utavutse, kandi kabiri ntiwashaka ubwenge utabanje kubaho. Rero ni ukuvuga ngo ubwenge bushaka uriho, ariko ubwenge karemano bw'Imana buba muri twe, ntago tubwiga. Ntago tubwiga, ahubwo tubana nabo. Ni nawo muhamagaro mu bizera. Ni ukuvuga ngo Imana irakureba ikavuga iti uriya ndabona azankorera. Reka nguhe urugero rumwe rufatika. Iyo uri umukire ikabona utarumva neza, iraguhombya ukajya hasi. Buriya Luka yari yamuhombeje, ariko iziho izamubyaza umusaruro. Imana ishimwe. Ntabwo Imana isabwa ko tuyikorera ko twiza amashuri, ahubwo isabwa ko tuyikorera ko twagendeye mu muhamagaro wayo. W'ibyo vuze n'ibyo yaremye. Imana ishimwe. Rero Imana ikugirire neza kandi kwishimire, kandi Imana ihimbazwe cyane. Aha twavuga byinshi, ariko reka duhinira ahangaha babwira ngo Umwuka Wera akorera mu bumvira bizera,
ntago umwuka wera bawugenga ahubwo umwuka wera uratugenga. Yego. Iyo uvuze ngo ugenga umwuka wera ni ukuvuga ngo ububorotse Imana. Yego. Kandi Imana ntiboroka. Rero twebwe tuvuga Imana kandi tukazayivuga turiho ndetse tukazayivuga tutanahari kubw'imirimo myiza Imana ishimwe y'Imana no kubw'ubuhamya bwije. Yego. Ariko abantu bari kwica ubuhamya, bari kwica imbuto. Turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro, ariko tuzongera tuguhamagare kubera ko aya magambo ni ingenzi kandi arakwiriye. Abantu bamenye bave mu byo barimo, bave mu bujiji, bamenye kwiringira Imana no kumenya Imana no kuva mu byaha, ko nta mahoro y'umunyabyaha, ahubwo bashaka Imana kugira ngo Imana izabagirire neza. Kumenya Imana ni kimwe no kutayimenya ni ikindi. Yego. Kabiri, kutamenya Imana kandi uvuga kuyizi, imirimo ubwayo yikuramo y'Imana, ahubwo ugasigarana imirimo y'uko uvuga Imana. Kuvuga Imana utari muri yo ntacyo biyibwiye, ahubwo isaba ngo uyivuge uri muri yo nayo iri muri wowe. Imana ishimwe. Icyo ni kidushakaho, kuyivuga utari muri yo nawe utari muri yo, buryo buri gukora ubusa. Ni nako kuvangirwa gukomeye isi uyu munsi ihagazemo. Reka dusenge. Imana ishimwe. Dusengere. Data nyiribihe, yego, kubw'imbaraga zawe n'ububasha bwawe, ukura ibishimwa mu bigawa, Mwami ukaduha kugira ngo tubane nawe. Ijambo ryawe ni amahoro n'ibyishimo. Turasengera abari hirya no hino mu birere bine by'isi kugira ngo imbaraga zawe zikore, mu barwayi zikore, mu bababaye zikore, mu bashonje zikore, mu barushye n'abaremerewe zikore, mu bizere twambika imbaraga turushaho kuguhamya mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye. Komeza kuduha umuriro uva mu bwami bwo mu ijuru, kandi umwuka we baganze icyubahiro kibi cyawe. Mweretse gahunda zose mu gihugu cy'u Rwanda ngo abe ari wowe uvumbura kandi abe ari wowe uhishura, kuko nta kintu na kimwe kizakorerwa ku isi kitazagaragara hejuru y'agasongero k'inzu cyangwa kitazagaragara imbere yawe. Duhe kubana nawe aho bikwiye naho bidakwiye, umwuka weraganze none n'iteka ryose. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Duhe nimero za telefoni dushaka kuzagukenera. Ni 807 82 Ni Yesu. Imana ibagirire neza. Amen. Kandi bishimire. Amen.